Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza mwese abakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri aho muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Imana yacu ikomeze kubagirira neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yohana 8:32. Ijambo ry'Imana avuga ngo namwe muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Turagarutse rero muri gahunda yacu yo kwamamaza igihanuzi, aho turi bugendere mu byanditswe tugahanurira ukwezi kwa 12, ukwezi gusoza umwaka. Tuvuge ngo haleluya. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Hari ibyanditswe 7 nshaka ko duhagararamo tugavugana, tugahanurira uku kwezi, tukavugana n'iminsi y'uku kwezi mu buryo rero bwa gihanuzi. Nkwibutsa yuko iyo twamamaza gihanuzi, iyo tuvugana n'iminsi y'ukwezi, iyo tuvugana n'amasaha y'umunsi, tuba duhagaze mu nshingano zacu nk'abahanuzi. Imana yasize amavuta ikabaha umwuka wayo wera kugira ngo tubashe kugira rero ibyo dushyiraho mu isi y'umwuka. Imana yacu rero nihabwa icyubahiro. Uku kwezi kwa 12 rero nk'uko umwuka w'Imana anyobora, turaguhanurira tukwita ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Tuvuge ngo haleluya. Ku kwezi kwa 12 ni ukwezi rero ko kwibukwa n'Imana. Turagenda rero mu itangiriro, cyanditswe cya mbere, itangiriro 8 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Amen. Turashingiraho kuri iki cyanditswe nk'uko Imana yibutse Nowa, natwe twibuke muri uku kwezi igira ibintu ikamenya. Oh haleluya. Igira ibintu ikamenya byari bituzengurutse. Oh haleluya. Reka rero twamamaze igihanuzi dushingiye kuri iri jambo. Tuvuge ngo haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, muri uku kwezi kwa 12 Uwiteka anyibuke nk'uko yibutse Nowa. Oh haleluya. Uku kwezi ndavugana nako, ndavugana n'iminsi y'uku kwezi. Ni iminsi yo kwibukwa n'Uwiteka, ni iminsi yo kwibukwa n'Uwiteka mugirire w'igikundiro gitangaje. Oh haleluya. Kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki 31 z'uku kwezi ni iminsi yo kwibukwa n'Uwiteka, aho ndibugirira Uwiteka, ndibugirira igikundiro imbere y'Uwiteka, igikundiro gitangaje, igikundiro gifungura imiryango, igikundiro kimpuza n'imigisha yanjye. Oh haleluya. Ndamamaza, ndatura, ndahanura gihanuzi barunira rero iminsi y'uku kwezi. Ndavuga ngo uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ko kwibukwa n'Uwiteka. Uwiteka anyibuke nk'uko yibutse Nowa, anyibukane nabo mu rugo rwanjye. Haleluya. Byamamaze mwene data, Uwiteka anyibuke muri uku kwezi, anyibukane nabo mu rugo rwanjye. Iyi minsi y'uku kwezi kwa 12 ni iminsi yo kwibukwa n'Uwiteka. Oh haleluya. Uwiteka anyibuke, anyibukane nabo mu rugo rwanjye, adusukeho feva ye. Oh haleluya. Feva ifungura rero imiryango. Turamamaza gihanuzi, ndavugana n'iminsi y'uku kwezi kwa 12, mvuga ngo ni ukwezi ko kwibukwa n'Uwiteka. Oh haleluya. Uwiteka ahaguruke, Uwiteka anyibuke, Uwiteka ahagurukire kumpa umugisha muri uku kwezi kwa 12. Umva, wa minsi 31 y'uku kwezi kwa 12 ndavugana nawe ngo muri minsi inzaniye kwibukwa n'Uwiteka. Oh haleluya. Ndavuga ngo umunsi ku wundi, igitondo ku kindi, itariki ku yindi. Oh haleluya. Muri minsi yo kwibukwa n'Uwiteka akampa umugisha bikagaragara amaso y'abantu. Oh haleluya. Uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ko kwibukwa n'Uwiteka. Oh haleluya. Uwiteka aguruke, atume umuyaga we uze unzenguruke, umire bunguri ibitero by'abadayimoni, umire bunguri ibibazo byari bingose, umire bunguri. Oh haleluya. Ibyari bimpagaritse umutima, ndamamaza, ndatura gihanuzi, ndahanurira uku kwezi, ndavugana n'iminsi y'uku kwezi. Oh haleluya. Ngo Uwiteka we unyibuke, maze uhaguruke, utume umuyaga wawe uzumire intambara zari zingose, uzumire abademoni bari bampaguruke, uzumire
imbaraga zashakaga kumira bunguri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Itangiriro 8 umurongo wa mbere, ni ukwezi ko kwibukwa n'Uwiteka nk'uko Uwiteka yibutse rero Nowa. Uko ni ukwezi Uwiteka nyibutse akampa amahoro akamituze impande zose z'ubuzima bwanjye. Haleluya. Tugiye ku cyanditswe cya kabiri rero, turacyavugana n'iminsi y'uku kwezi kwa 12. Kiri mu Itangiriro 30:22. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Haleluya. Duhagare muri iki cyanditswe, Imana yibuka Rasheli izibura inda ye. Ndamamaza ndavugana n'iminsi 31 yo ku kwezi kwa 12. Navuga ngo wa minsi we yo kwezi kwa 12 uri minsi yo kwibukwa n'Uwiteka. Haleluya. Muri uku kwezi Uwiteka nyibuke azibure imiyoboro yose yari yarazibye ingezaho ibyiza. Imiyoboro yose ingezaho ibyiza izibuke. Imiyoboro yose ikugezaho ibyiza yari yarazibye izibuke. Haleluya. Uwiteka wibutse Rasheli akazibura inda ye, akwibuke azibura imiyoboro yose yari yarazibye ikugezaho ibyiza. Haleluya. Ndavugana n'iminsi y'uku kwezi kwa 12. Haleluya. Uwiteka nyibuke, byamamaza uti Uwiteka nyibuke muri kwezi kwa 12 asibura amayira yari yarasibye, amayira angezaho umwuzuro w'umugisha, amayira angezaho umwuzuro w'umugisha, amayira angezaho umwuzuro w'amasezerano, amayira angezaho umwuzuro w'ubutunzi, amayira angezaho umwuzuro w'ibyiza. Ayo mayira yari yarasibye Uwiteka nyibuke ayasibure. Haleluya. Uwiteka wibutse Rasheli mu Itangiriro 30:22, natwe twibuke hanyuma asibura amayira yari yarasibye. Imana yacu himbaza. Cyanditswe cya gatatu kiri mu Kuva 2:24. Aravuga ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Tuvuge ngo haleluya. Uku kwezi kwa 12 byamamaze ni ukwezi ko kwibukwa n'Uwiteka. Haleluya. Uwiteka twibuke, yibuke ibyo yatuvuzeho abyuzuze. Haleluya. Iminsi y'ukwa 12, amasaha yo muri uku kwezi, iminsi yo muri uku kwezi, ibitondo byo muri uku kwezi, imigoroba yo muri uku kwezi, buri kintu cyose gikoze cyubatse uku kwezi kwa 12 kiraza kinzaniye kwibukwa n'Uwiteka. Haleluya. Uwiteka aribuka icyo yamvuzeho acyuzuze. Haleluya. Mwene data, Uwiteka yibuka icyo yakuvuzeho acyuzuze. Haleluya. Magaze mu Kuva 2:24. Navugana n'iminsi yo ku kwezi, ni iminsi yo kwibukwa n'Uwiteka. Uwiteka nyibuke, yibuke dosiye ivuga ibyanjye ayiteho abyuzuze. Iminsi yo ku kwezi Uwiteka yibuke dosiye ivuga ibyawe bidasobanutse, yibuke ibyawe bidasobanutse abisobanura maze abyuzuze. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Minsi y'uku kwezi, haleluya, Uwiteka, haleluya, anyibuke nawe akwibuke, yibuke imigambi ye myiza adufitiye, adutekerezaho, hanyuma ayisohoze ku buzima bwanjye, ayisohoze ku buzima bwanjye bwawe. Mu izina rya Yesu turahanurira uku kwezi kwa 12, kwezi ko kwibukwa n'Uwiteka. Haleluya. Icyanditswe rero kindi cya 4 kiri muri Zaburi 106 umurongo wa 4. Bibiliya avuga ngo Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ungenderanire agakiza kawe. Haleluya. Turavugana n'iminsi y'uku kwezi, turavuga ngo Uwiteka nyibuke kubw'imbabazi ze nyinshi antunguza ibitangaza. Iminsi y'uku kwezi kwa 12 ni iminsi yo kwibukwa n'Uwiteka, akaza akangenderera yambaye imbabazi ze akantunguza ibitangaza. Haleluya. Ndavugana n'uku kwezi kwa 12, ndavuga ngo iminsi yo kwibukwa n'Uwiteka, haleluya, irageze. Ni iminsi y'uku kwezi, haleluya. Uwiteka anyibuke, ahaguruke, angenderere, maze atunganye ibidatunganye, yuzuze ibituzuye. Haleluya. Haleluya. Muri iminsi kwa 12 Uwiteka nyibuke, anyibukana umutima we wagutse, amekuririmba indirimbo nshya. Umva wakwezi we, kwezi kwa 12 ndavugana n'iminsi ya, ndavugana n'amatariki yawe, itariki ku yindi. Iyi muri amatariki
Uwiteka ahagurutse akanyibuka akaza kunyuzuza ibitwenge. Ni indirimbo nshya Imana yacu himbazwe. Cyanditswe cya gatanu rero turacyavugana no ku kwezi duhanurira ukwezi kwa 12 n'ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Oh haleluya. Bibiliya avuga ngo ni muri Zaburi y'Ijana-na-11 umurongo wa 5. Biravuga ngo yagaburiye abamwubaha azajya yibuka isezerano rye. Tuvuge ngo haleluya. Rero reka tuvugane rero n'iminsi y'ukwezi kwa 12 ndamamaza ndahanurira iminsi y'uku kwezi kwa 12. Uwiteka aranyibutse muri uku kwezi, aranyibutse ampagije ibyiza. Oh haleluya. Uwiteka aranyibutse muri iyi minsi y'ukwezi kwa 12 ampinduriye ameza. Iyi ni iminsi yo kurya ibyiza biryoshye, nkarya ngahaga ngasagurira abandi, ngasagurira amahanga. Uwiteka aranyibutse yibutse ibigega byanjye. Uwiteka aranyibutse yibutse ibigega byanjye. Amaze ubukene, amaze ubutindi, amaze gusabiriza, amaze amadeni. Uwiteka aranyibutse aje kumpaza ibyiza. Oh haleluya. Imana yacu himbazwe. Ndacyanura uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ko kwibukwa n'Uwiteka. Icyanditswe cya 6 navuge ngo ni byanditswe birindwi turi buhagararemo. Oh haleluya. Tugahanura uku kwezi Zaburi ya 20 umurongo wa 4 haravuga ngo yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Tuvuge ngo haleluya. Byamamaze. Uravuga ngo muri uku kwezi kwa 12 iminsi y'uku kwezi ni iminsi Uwiteka anyibutse, akibuka amaturo natuye, akibuka ibitambo natambye. Oh haleluya. Akabimeramo umugisha utabarika. Muri uku kwezi kwa 12 Uwiteka yibutsa amaturo yanjye, arayibutse, 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 ayamereho umugisha utabarika. Oh haleluya. Zaburi ya 20 umurongo wa 4 kuno kwezi ko kwibukwa rero n'Uwiteka. Oh haleluya. Ndahanurira iminsi y'uku kwezi mvuga ngo uku kwezi kwa 12 Uwiteka Imana nkorera yibutse buri mbuto yose nabibye mu bwami bw'Imana y'ibintu bifatika. Haleluya. Uwiteka aje kubikuba mu mwuzuro w'ubumana bwe. Ntabwo ari bukuba agende ku bitekerezo byawe cyangwa ku bitekerezo byanjye ko tugira ubugugu bw'akarande. Ariko turamamaza tuvuga ngo uku kwezi Uwiteka aratwibutse, yibutse buri mbuto yose twabibye mu bwami, aje kwikuba mu bumana bwe, aje kwikuba mu mwuzuro w'ubumana bwe. Uwiteka aranyibutse muri uku kwezi, yibutse buri mbuto yose nabibye. Oh haleluya. Imana yanjye yahabwa icyubahiro. Muri uku kwezi kwa 12 Uwiteka aranyibutse, yemeye amaturo yanjye, yemeye ibitambo byanjye, yemeye amasengesho yanjye, yemeye icyo nakoze cyose mu bwami cyemewe, kandi ahagurukije rero ingororano, aje kungororera. Ukuntu kwezi Uwiteka anyibutse kugira ngo ngororere. Oh haleluya. Imana yacu rero ihimbazwe. Icyanditswe cya nyuma kiri muri Yeremiya 15 umurongo wa 15. Yeremiya yarasenze aravuga ngo Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya. Reka duhanurire nanone ku kwezi duhagaze muri iki cyanditswe. Uravuga ngo ndahanurira iminsi yo ku kwezi Uwiteka aranyibutse, aje kurwana intambara zanjye muri uku kwezi. Ndavugana n'iminsi yo ku kwezi kwa 12 Uwiteka aranyibutse, aje gutsinda ababisha banjye, aje gutatanya abagome, aje gukubita hasi abampagurukira. Uwiteka aranyibutse, ankweyeho urusaku. Uwiteka aranyibutse, ankweyeho inama z'abagome. Uwiteka aranyibutse, ahinyuye inama z'ikuzimu. Uwiteka aranyibutse. Wa minsi y'ukwa 12 umva icyo mvugana na ndaguhanurira nkubwira ngo uri minsi Uwiteka ahagurutse kugira ngo ndwanire intambara. Uri minsi Uwiteka ahagurutse kugira ngo ampe kubyina intsinzi. Oh haleluya. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh haleluya, haleluya. Kwezi kwa 12 kwezi ko kwibukwa n'Imana, kwezi kwa 12 kwezi ko kubyina intsinzi. Oh haleluya. Reka rero ubwo turimo dusoza kwatura gihanuzi ku minsi y'uku kwezi kwa 12 duhanura uku kwezi, reka nanjye nkwatura amagambo abiri akome nyoboye n'umwuka mpagaze mu mavuta nishingikiza izina rya Yesu Kristo. Icyambere ndatura ku buzima bwawe nkurikinda
hanurira ubuzima bwawe bwambukiranye umwaka bujye muri 2024 ujye muri 2024 my dear ujyemo wambukiremo ubyina intsinzi kantuzeho gato ibanza ubidijere kambisubiremo navuze ngo ndahanurira ubuzima bwawe ngo iri jambo rifatane n'intambwe zawe zambukiranye umwaka wambuke uve muri 2023 ujye muri 2024 ubyina intsinzi mu izina rya Yesu. Icya kabiri ikibi wabonye mu mwaka 2023 ntikizagukurikira ukundi funze iyo miryango yajyaga iseseramo ibibi bikagukururuka umwaka urangiye winje mundi mushyashya uko umwaka uzaza ari mushyashya hazaza ibishyashya biremwe n'amaboko y'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Ayo magambo akomeye nyobowe n'umwuka ngo nyakwaturo nyahamishije kasha y'amaraso Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Mugire ukwezi kwiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Amen.